abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu twirwe tuganira ibintu bya church bisengero wagiye ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye nabo. Perezida wa Repubulika ibirebana n'isengero abanyesengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe. Hanyuma ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibirebana n'isengero abanyesengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe. N'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga bya intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare iki nazo ziratanga akazi se. They just cheat abenshi they just cheat ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye nabo rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu twirwe tuganira ibintu bya church bisengero wagiye mujye kuhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Churches aho byaturutse ntuhazi churches ziri ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo. Yes aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. iri senga abanyafurika waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube waba ushaka kuzamura like followers views comment subscribe byo kuri YouTube Instagram TikTok Facebook Twitter n'izindi platform igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734940443 gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. Amadini ya Gikristo n'ayandi madini aturuka mu bihugu by'abanyamahanga yageze mu Rwanda mu bihe bitandukanye by'amateka cyane cyane hagati y'ikinyejana cya 19 n'icya 20. Aya madini yagiye aherekejwe n'ubukoroni, ubucuruzi bw'abanyamahanga n'inyungu z'imbaraga za politiki z'i Burayi. Ba missionnaire benshi bazanye ubutumwa bw'iyobokamana bw'ikinyoma cyerekana ko abanyafurika bakeneye mu muco, mu gihe mu by'ukuri hari hagamijwe no gushyirwa cyase gushyigikirwa kwagura ubutegetsi bw'abanyamahanga, guhindura imico y'abanyarwanda no kuyobora mu buryo bushya. Iki kiganiro cyangwa se icyegeranyo kiratanga amateka arambuye y'ukuri buri dini ryinjiye mu Rwanda, impamvu ryazanywe, uburyo ryakirijwe n'ingaruka mbi n'inziza habaye mu mibanire, uburezi, umuco, imiyoborere, imibereho ndetse n'imibereho y'igihugu. Itorero Gatulika ni rimwe mu madini yageze bwa mbere mu Rwanda mu mwaka w'1899. Ryazanywe n'abapadiri b'abazungu baba White Father baturuka mu Bufaransa no mu Butaliyani. Ryageze mu Rwanda 1899 ku ngoma ya Yuhi Musinga. Ubwo ndavuga Yuhi wa gatanu Musinga.
guhindura umuco w'abanyarwanda no kuborohereza gutegeka, gukora ubucuruzi n'icengezamatwara ry'umuco w'abazungu. Bubatse misiyo Sevu, Zaza, Kabgayi, Nyundo ndetse n'izindi. Ubwo ndavuga amakiriziya, bafungura amashuri ya mbere mu Rwanda, bakorana n'abatware b'uduce dutandukanye. Mu byo babeshyaga abanyarwanda harimo ko imigenzo ya gakondo yose ari umwijima, ko umwami atumwa cyangwa se ko umwami atumvwa n'Imana keretse anyuzwe mu bapadiri, ko amashuri yabo ariyo yonyine ashobora kuzana ubwenge bwa nyabwo. Itorero Anglikani byitezwe n'Abongereza n'abamisiyoneri bo muri Church Missionary Society mu 1925 mu gihe Ububiligi bwari butegeka rugikubita. Icyatumye bazana iri torero ry'Abanglikani yari ukurusha Gatolika mu kugenzura ubutegetsi, gukwirakwiza uburobyi bw'amahanga ya Protestanti, gushaka Abanyafurika bafashwa mu bucakara bushya bwo gukora mu misunzu y'ubukoroni. Uko ryakwirakwiye ryibanze cyane mu burasirazuba no mu majyaruguru, rishyirwamo amavuriro n'amashuri. Babeshyaga abanyarwanda ko Gatolika ari ikwirwanisho ry'Abaroma, bityo bagomba guhitamo ukuri kwa Bibiliya y'Abongereza no kwiga gusoma no kwandika ari impano y'irihumye, ntacyo bitwaye kuri politiki. Abadivantiste byaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu mwaka w'1919 cyangwa mu 1921. Mu mpamvu bazanye Abadivantiste guhanga amashuri n'ibigo by'ubuvuzi bigendera ku mahame y'imirire no kwirinda inzoga, gukora ubushakashatsi ku mico y'abaturage no kuyihindura. Babeshyaga ko abanyarwanda baramutse batatiriye isabato kuwa gatandatu gusa ubuzima bwabo bwose bwahinduka, ko ibibazo byose by'igihugu biterwa no kudakurikira amategeko 10 neza. Ubwo ndavuga amategeko y'Imana. Amatorero ya Pentecote cyangwa se amumwita aba-ADPR yageze mu Rwanda mu mwaka w'1940 no mu mwaka w'1950. Aho ngaho yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sweden. Impamvu yabazanye yari ko gukira ubukene bisabwa kwizera kwinshi kuruta gukorera amafaranga. Sinzi muri kumva icyo kintu. Bavugaga yuko gukira ubukene bisaba kwizera kwinshi kuruta gukorera amafaranga, ko uburwayi bwose ari ubutumwa bw'abadayimoni. Islamu ryaje mbere y'abakoroni mu mwaka w'1870. Aho yaturutse yari abacuruzi b'Abarabu n'Abaswahili baturukaga muri Tanzania n'u Burundi. Igihe ryagereye mu Rwanda nahagana mu mwaka w'1870 n'1880 mbere y'uko abazungu baza. Impamvu ryazanywe ubucuruzi bw'amasaro, imyenda, umunyu n'indi miguzi, kwagura idini ryabo mu nzira z'ubucuruzi n'ubuhahirane. Ibyo babeshyaga ku byerekeye Isilamu, abamisiyoneri bavuga ko abayisilamu baza gutwara igihugu kugira ngo bazane abanyeshuri babo mu mashuri Gatolika. Impamvu abamisiyoneri n'abakoloni bazanye amadini mu Rwanda harimo icengezamatwara ry'ubukoloni. Amadini yabaye uburyo bwo kumvisha abaturage ko bakennye cyangwa se bakeneye abazungu ngo babayobore, guhindura imico n'imyumvire, kwambura abanyarwanda imyemerere yabo gakondo, guca ibitekerezo byigenga no guha agaciro iby'Iburayi, gushyigikira ubutegetsi bw'abakoloni. Kiliziya yabaye igikoresho mu gutanga abayobozi b'abakoloni, abakozi bo mu biro, abarimu, abasirikari bafasha gucecekesha abaturage. Hano hari ingaruka nziza zo kwinjira mu mashuri mu Rwanda, harimo amashuri ya mbere mu Rwanda, amavuriro ya mbere mu Rwanda, ubumenyi bushya no gusoma no kwandika, guhuza abanyarwanda n'isi yose. Mu ngaruka mbi harimo gusenya umuco gakondo, guhindura imihango, ubuvanganzo n'indangagaciro za Kinyarwanda, gutanga no gutangaza ko ibintu byose gakondo ari iby'umwijima, gushyira abaturage mu byiciro. Amadini akorana n'abakoloni mu kugabanya abaturage mu moko atandukanye, kwihutisha politiki zituma igihugu kigira amakimbirane.
Amadini yinjiye mu Rwanda mu buryo buhuje n'ubukoroni n'ubucuruzi n'ubushake bwo guhindura igihugu mu mashusho y'abanyamahanga y'i Burayi n'Abarabu. Nubwo yatanze inyungu mu burezi, ubuvuzi n'ubwiyunge bw'abantu, yaragize ingaruka zikomeye ku mico, imiyoborere, umubano w'abanyarwanda n'iterambere ry'abaturage. Gusobanura aya mateka bituma tugira ubushobozi bwo kwiga ko hashize, tukamenya uko twakomye amavi n'uko twasohoka mu bikorwa by'igihe kirekire. Murakoze cyane.